Ikaze mu kiganiro Barada Vibes, ngewe ndi Barada, ngushimira kuwufasha akanya kawe kugira ngo wumve iki kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi ni inama zitandukanye nagiye nandika kuri page yanjye ya Facebook, ugasanga nanditseho uturongo tubiri, igitekerezo runaka, akantu se mbonye kari mu cyongereza cyangwa mu gifaransa nkagashyira mu kinyarwanda, noneho nkabipostinga cyangwa se nkabishyira kuri page yanjye ya Barada Vibes. Niba ujya uyisura ujya ubibonaho, niba rero utajya uyisura, ahangaha ni inama zitandukanye, cyane cyane murabizi ko muri iki kiganiro nibanda ku rukundo. Ubwo rero ni inama zirebana n'abashakanye, zirebana n'urubyiruko, ariko byose tubiganisha ku rukundo. Ni ibintu bivangavanze, nawe uragenda ubyumva, ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere, cyangwa ukagiraho akabazo. Ibitekerezo byanyu iteka mpora mbabwira yuko nakwishimira kubyakira. Ahangaha rero reka mpere ku kintu kivuga ngo niba warashatse, hari amategeko, hari amabwiriza, hari ibintu ngenderwaho nk'abashakanye mugomba kuba mufite. Hari amategeko n'amabwiriza bigenga abashakanye, ukwiye kubyubahiriza no kuyakurikiza. Iyo utabishaka cyangwa se utabyitaho, ubwo uba utazi impamvu washatse. Aka kantu nkatinzeho cyangwa ngize icyo nkavugaho, akenshi usanga umuntu ni umuhungu, ni umukobwa, arashatse ariko agashaka kubaho nk'abajene, agashaka kubaho nk'urubyiruko, kandi yarahinduye stati. Iyo umuntu ahinduye stati, hari uburyo yitwara, ubyanga ubyemere. Ahangaha sindi bubitindeho, ariko icyo kintu uzakiganireho n'abagabo. Niba uri umugabo uzakiganire n'abagabo mugenzi bawe, niba uri umugore ubiganireho n'abagore bagenzi bawe, ariko umenye yuko iyo uvuye mu cyiciro kimwe, sibyo, ukajya mu kindi, byanze bikunze hari uburyo witwara. Ikindi kintu ujye wibuka, wabaga wenyine, uyu munsi murabana muri babiri. Hari ibintu wakoraga uri wenyine ntagire icyo bitwara, ariko nubikora muri babiri bishobora guteza ikibazo. Hari uburyo wumvaga ibintu kuko uri umwe, ariko noneho uyu munsi ibyo bintu muri babiri, uzi ko muvuga ngo twebwe, ngewe ihindukamo twebwe kuko mwabaye babiri. Na ya mategeko n'amabwiriza rero, uburyo wigengaga birahinduka, wabyanga utabyemera. Ariko niba utanabishaka cyangwa se niba utsimbarira udashaka kubyemera, ubwo ntabwo uzi impamvu washatse. Ku bantu mwashatse, uri umugabo cyangwa uri umugore, mbwira, birakwiye ko umugabo avuganira, arengera umugore we mu gihe iwabo w'umugabo bamuvuga nabi cyangwa se batamukunda, cyangwa yabyumva akicecekera kugira ngo atiteranya n'iwabo? Wowe ubyumva ute? Hari iwabo w'umugabo nyine, famiye avuka mu bashiki be, ababyeyi be n'iki, ariko hari n'umugore yashatse. Iwabo w'umugabo ari nabo bantu ba mbere yamenye ntago bakunda umugore we, bamuvuga nabi. Ese mu gihe umugabo abimenye, mu gihe abyumvishe, umugore we yaba hari yaba adahari, yamuvuganira cyangwa yakwicecekera? Mwabimbwira muri commentaire. Ahangaha rero reka nongere nkubaze, wewe uri umugabo warashatse, uri umugabo cyangwa uri umugore warashatse, nagira ngo nkubwire ngo uwo mwashakanye umwanya, mukundane, mukoraneho, mukora urukundo. Gukora urukundo ni terme ivuga ngo faire l'amour cyangwa se making love, sibyo? Mukora urukundo, mutera akabariro, mwubaka urugo, niba ariko mbivuga. Kandi iki kintu mugikore kenshi, kuko iyo mumaze igihe mudahuje urugwiro nk'abashakanye, ntibikwiye, hari ikintu gipfa. Akenshi ku bashakanye bamaranye imyaka 2, 3, 4, bafite abana, bagize gute, mugera mu kintu cyitwa kimeze nka routine, cyangwa se mugera ahantu mugafata ibintu nk'aho ari ibintu bisanzwe, iki gikorwa mukakibagirwa. Aha nkunze kubaza abashakanye nti, ese mwari wibagirwa kurya? Wari wibagirwa koga? Wari wibagirwa kujya ku kazi? Wari wibagirwa kurihira abana minervari? Kuki iki gikorwa cyo mukibagirwa mukagishyira mu kabati mugafunga nkaho nta kigeze kibaho? Ndagira ngo nongere mbibutse, niba mwarashakanye, mwibuke mukore urukundo, muryamane, muhuze ibitsina, mugire gute, muhuze urugwiro nk'abashakanye. Ntimukajye mumara igihe kinini mutabikoze, kuko hari ibintu byinshi muba mwica mu buzima bwanyu, nubwo bwose muvuga ngo murakuze, ngo bijya bintangaza ukuntu nk'abashakanye mwebwe babiri iki gikorwa mutagikora, ariko ugasanga umugabo hanze hari ukuntu yigira. Njya mbona n'abagore nabo hari ukuntu basigaye bagenda hanze bakajya kwigira ibyo bintu, akagera ukuntu ajya gukemura akabazo. None se niba mubikemura hanze, kuki mu rugo mwuvuga ngo murakuze? Nuko se nta bushake ufite? Aka kantu mugatekerezeho, niba mwarashakanye, ha umwanya
uwo mwashakanye mukundane mukoraneho hanyuma muhuze urugwiro. Mwarashakanye, uri umugabo cyangwa uri umugore, niba ari wowe uteze amatwi iki kiganiro ndakubwira ngo ntukarutishe uwo mwashakanye akazi, abagenzi, inshuti, ibirori bidashira, imipira yereka sinakubwira, filime, telefone, abana, abavandimwe, siporo cyangwa ikindi kintu cyose uha umwanya mwinshi kumuruta. Ntukarutishe uwo mwashakanye ibintu byose uha agaciro bikagufatira umwanya mwinshi kurenza uwo mwashakanye. Ni inama nakugiraga nka Barada mu kiganiro Barada Vibes. Ufite umugore cyangwa se ufite umugabo, jya ufata akanya musohoke, mukine, muruhuke muri kumwe, mwebwe babiri, apana n'inshuti, apana n'abana, no, mwebwe babiri, muruhuke, museke, mutembere, muganire. Apana kuvuga ngo kanaka dusohoke mukagenda mukicara ahantu buri wese akajya muri telefone ye. Oya, telefone muzizimye, muzishyire kuri silencieux, muganire muri babiri, murebana akana ko mujisho, muri babiri mufata uwo mwanya, kandi bibe kenshi. Mushobora gupanga nk'abashakanye mukavuga muti tuzajya tubikora buri kwezi, cyangwa ntabwo bishoboka tuzajya tubikora rimwe mu mezi 3, rimwe mu mezi 6, ariko mushyire ibintu bimwe bibahunza, bimwe bituma mutabonana, kuko kubera urabyuka ukagenda ukagaruka ugasanga uwo muntu nubwo mubana bwose ariko ntabwo mubona. Mujye rero mufata uwo mwanya, musohoke, mukine, muruhuke, museke, mutembere muri mwembi babiri. Hari igihe umuntu abivuga gutya mukavuga ngo bisaba amafaranga, bisaba iki? Bisaba amafaranga. Ntago bisaba amafaranga, ahubwo bisaba ubushake n'umwanya. Gutembera niyo mwagenda n'amaguru muri babiri, kwicara mukaganira bisaba yahe mafaranga. Mwabuze aho muganirira. Iki kintu mu gitekerezo mwarashakanye, uri umugore cyangwa uri umugabo, ujye ufata akanya usokane n'uwo mwashakanye, muganire, museke, kuko hari ikintu kinini cyane byubaka muri uwo mubano wanyu. Hanyuma ufite umugore cyangwa ufite umugabo. Ahanga ndimo ndavuga ngo ufite umugore cyangwa ufite umugabo kuko ntago nzi niba uri mumva iki kiganiro uri umugore cyangwa uri umugabo. Nagira ngo mbabwire ngo mujye mushaka umwanya musengere hamwe, muri babiri muragize urugo rwanyu Imana. Idini cyangwa se imyemerere yawe iyo ari yo yose, nibaza ko musenga. Mushyire hamwe nk'abashakanye muri babiri, umugabo n'umugore, mwicare musenge, mushyire urugo rwanyu imbere y'Imana. Ibi akenshi bikunze kubaho mu gihe abantu bugarijwe n'ibibazo, bafite ibibazo, bakabona gushyira hamwe kugira ngo baragize urugo rwabo Imana bitewe n'ikibazo bafite. Ariko burya mu minsi, buri munsi mujye muragize urugo rwanyu Imana mwicaye muri babiri. Iki ni ikiganiro Barada Vibes, ngende Barada. Inama zitandukanye uyu munsi ni inama zidafite topic ariko zireba abashakanye. Izi nama zitandukanye rero akenshi nzandika kuri page yanjye ya Facebook. Uyu munsi rero nazibazaniye nawe, niba utajya uza kuri iyo page kugira ngo uzumve. Ufite umugore cyangwa ufite umugabo, mu gihe murakaranyije, mutumvikanye cyangwa muvuganye nabi, ujye ucururuka vuba, wihutire kubabarira no kwiyungana mugenzi wawe. Ntazibana zidakomanya amahembe. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma mutumvikana, hari ibintu byinshi bishobora gutuma muvugana nabi, ariko ujye ucururuka vuba kandi wihutire kubabarira mugenzi wawe no kwiyunga nawe. Uri umugore, ntukagire ikintu uhisha umugabo wawe. Uri umugabo, ntukagire icyo uhisha umugore wawe, cyane cyane ikintu uzi kizasenya umuryango wawe. Ibuka ko uwo mwashakanye azakuba hafi mu gihe bikomeye, wimuhisha rero. Ahangaha biragoye kuko hari abantu bafite imico, hari abantu bafite uburyo bateye, hari abantu usanga hano hanze bakubwira bati reka ntabwo ubwira ibintu umuntu byose, ariko ikintu cyose kiguhuza, ikintu kizagira ingaruka kuri uwo mugore wawe cyangwa ku mugabo wawe, burya yarakwiriye kukimenya. Bijya bibabaza iyo habayeho ikibazo ugasanga abantu bose bari bazi icyo kintu ariko uwo mwashakanye atarakizi. Ikindi kintu, hari n'uburyo usanga mu bantu bashakanye yihunza ibintu cyangwa akanga kubireba, akanga kubireba. Urugero ahangaha nafata yenda rworohereje, ugasanga
hari ukuntu mubayeho, hari iki, ariko hakaba hari ibikorwa uwo mwashakanye akora. Tuvuge yenda ukabona hari imitungo, hari amafaranga yinjira mu rugo, hari ibintu biza mu rugo, nk'umuntu ushobora kubitekereza ukibaza ko bino bintu bivuye. Ntunabibaze uwo mwashakanye ariko kana ibi bintu bikura. Aho ntago wiba. Urumva? Ukabona amazu arazamuka, ayo mafaranga nk'abashakanye ntago mwicaye ngo muyapangire mumenye ngo avuye aha, ayazakora ibi. Ntago mwicaye ngo muvuge mutenda ni inguzanyo twatse kwa kanaka. Ukicara ukishima ukavuga uti turimo turakira, murimo murakira gute? Ese wabibajije mugenzi wawe? Kuko mugenzi wawe ashobora kwicecekera ntabikubwira, ariko se we nta kintu wamubajije. Ejo ukajya kubona ukabona baje kumufunga ngo yibye amafaranga yagize ate, ugatangira ukamutuka. Nta wimutuka kuko nawe wabibonye byinjira urishima, ariko ntiwigeze ubaza aho bivuye. Mugenzi wawe nta kintu yakubwiye, ariko nawe nta kintu wamubajije. Ntukagire rero ibintu uhisha umugore wawe cyangwa umugabo wawe, cyane cyane ibintu uzi ko bizagira ingaruka ku muryango wawe. Ujye wibuka, niko ntekereza yuko mu gihe uwo mwashakanye azi ibyawe, abibona biza, azakuba hafi cyangwa gutererana, ariko nibura azi ukuntu ibintu bimeze. Nagira ngo nkubaze, wakoze subscribe? Ese iki kiganiro hari ikintu gihindura mu buzima bwawe cyangwa hari ikintu ubona kimaze? Wambwira muri commentaire kugira ngo nkomerezeho. Ikindi ufite igitekerezo, ufite ikibazo cyangwa ufite ikintu ushaka ko twaganiraho, nabwo uzanyandikire, nzabibona. Kandi nkomeza gushimira wowe wakoze subscribe, nkomeza kugushimira wowe njya mbona abantu basharinga ibi biganiro nkora. Nukuri buriya muba mukoze cyane. Hanyuma ufite umugore cyangwa ufite umugabo, ntukirirwe utamuhamagaye, utamuvugishije. Ujye kandi umusezera agiye, umusuhuze atashye. Aka kantu nkunze kukavuga, niba ukurikira ibiganiro byanjye byinshi ahantu henshi hatandukanye, njya nibaza ni gute umugabo n'umugore birirwa batavuganye umunsi wose koko. Ntukirirwe utamuhamagaye, haje telefone. Hanyuma ni gute uva mu rugo ntusezere umuntu mwashakanye, mwararanye, mwabyaranye abana? Ni gute se iyo utashye utamusuhuza? Aka kantu uzajya ukibazaho. Ufite umugore cyangwa ufite umugabo, jya ushaka umwanya muganire, umutega amatwi, ushyire ibikurangaza ku ruhande, umwiteho. Wiriwe mu kazi, wiriwe uri busy niki, uratashye ugeze mu rugo, uhise ufungura televiziyo urayirebye kugeza igihe ugiye kuryamira. Mu gihe mugeze mu buriri, aho kugira ngo muganire, muvugane, mugire gute, wigiriye muri telefone. Urebye telefone kugeza igihe usinziriye. Aka kantu karakureba wa mugore we, karakureba wa mugabo we. Jya ushaka umwanya uganire n'umugore wawe, umutega amatwi, ushyire ibikurangaza ku ruhande, umwiteho, umurebe mu maso, wumve n'ikintu akubwira. Hari akantu navuze hejuru kavuga ngo mutembere, mugire gute. Mu gihe mutarabona umwanya wo kujya gutemberaho, mu rugo ho byifashe gute? Umwe ari muri telefone n'undi ari muri telefone kugeza muryamye, mukazijyana mu buriri, umwe akareba hirya undi akareba hino kugeza musinziriye, mu gitondo bikabuko. Ntunamusezere ukagenda ntimunavugane, bugacya bukitwa ejo. Ujye ushaka umwanya uganire, utega amatwi, ushyire ibikurangaza ku ruhande, wite ku mwashakanye. Ikiganiro ni Barada Vibes, njyewe ni Barada. Nizera yuko iki kiganiro cyagize icyo kigufasha. Sinabitinzeho, n'utuntu duto ariko dufite ubutumwa buhagije. Wakoze rero, reka nkubwire ko n'ubundi utu tuntu nzajya nkomeza ngenda ntukugezaho mu biganiro bitandukanye.